Bakunzi ba Ingando online twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro kigaruka ku makosa agera kuri 15 ashobora guteza impanuka ya gaze cyangwa iturika rya gaze. Iki akaba ari igice cya kabiri cy'ikiganiro twabateguriye. Uyu munsi turava ku ikosa rya gatandatu tugeze ku ikosa rya 10, tukaba turibanda ku makosa ashobora gutuma wahura n'impanuka ya gaze. Turagusaba rero gukora subscribe no gukanda ku nzogera no gusangiza iki kiganiro abandi kugira ngo bamenye nabo uburyo bashobora kwirinda impanuka ya gaze. Murakoze, reka dutege amatwi ikintu cya gatandatu. Turagaruka rero ku ikosa rya gatandatu. Harimo ikosa rya gatandatu, kwegereza icupa rya gaze undi muriro. Kwegereza icupa rya gaze undi muriro. Ahangaha harimo kuba ushobora kuba utetse mu gikoni kirimo undi muriro. Aha navuga urugero imbabura cyangwa se ishyiga ry'inkwi. Akenshi na kenshi usanga abantu benshi ibiribwa bikomeye bakunze kubiteka ku mbabura cyangwa ku mashyiga, nubwo baba bafite gaze mu rwego rwo kuyironderereza. Muri urwo rwego rero ukaba ufite igikoni, ukaba utetseho no ku mbabura, birabujijwe rwose. Ni amakosa akomeye cyane kuba wafata imbabura ukayegereza icupa rya gaze, cyangwa se kuba wafata icupa rya gaze ukaryegereza umuriro, cyangwa se ukaritereka ahantu ubushyuhe bw'umuriro uturuka mu ishyiga uturuka. Ni amakosa akomeye kuko bishobora gutuma gaze imera nk'aho ibaye ikintu kiri alukorize, harimo alukoro, nka kurya ucugusa ikintu kirimo alukoro ukabona kigenda kibyimba, noneho kikaba cyageraho gita forme kigaturika. Na gaze nuko bigenda. Mu gihe waba uyegereje umuriro w'imbabura cyangwa undi muriro uwo ari wo wose ufite ubushyuhe, bishobora guteza impanuka muri ubwo buryo. Gaze ikabyimbira mu icupa bitewe n'uko icupa riba rikoze mu gikoresho gikomeye, noneho rikaba gaze yazamura pressure cyangwa presiyo irengeje urugero idakwiye kuba iri mu icupa, hanyuma igicupa kikabastinga cyangwa kigasandara, bikaguteza impanuka. Mu rwego rwo kubyirinda rero, uba ugomba gushyira icupa ryawe rya gaze kure, ugashyiramo intera ihagije ku buryo ubushyuhe buturuka kuri iyo miriro yombi twavuze butagera ku icupa, ku buryo ushobora guhagarara hagati nibura y'icupa n'ishyiga rindi cyangwa imbabura, ukumva nawe umuriro uturuka ahombi utakugeraho. Turagaruka ku ikosa rya karindwi. Ikosa rya karindwi rero ni ugusiga gaze yaka ukajya mu bindi. Hari igihe wenda gusiga gaze yaka ukajya mu bindi bishobora kubaho, wenda igihe wari utetse ugasanga wibagiwe ko umunyu washize, cyangwa se hakagira uguhamagara kuri telefone bisaba ko muvugana umwanya muremure, cyangwa se ukajya kureba filime, cyangwa se ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bituma udakomeza kuba maso no gukangukira ibyo utetse. Uretse wenda kuba wabisiga umwanya munini ibyo utetse bikaba byashirira, harimo no kuba wasesagura gaze ukoresha. Gaze yawe ikajya ishiramo vuba bitewe n'igihe wakayimaranye, gaze igashiramo vuba. Aha turatanga nk'urugero, niba wari ugiye guteka icyayi, ubugari se cyangwa ibindi bintu, ukaba wakomeza gukoresha gaze, noneho amazi akaba yabira hafi yo gushiramo bitewe no kujya mu bindi, gaze icyo gihe bigendera ubusa. Igihe ndetse wenda ari ibindi wari utetse bishobora gushirira rwose bikaba amakara, bitewe n'uko gaze ikomeza kwaka. Aho itandukaniye n'umuriro wo mu ziko, wenda inkwi zishobora gushiramo umuriro ukazima, ku mbabura se amakara ashobora gushiramo umuriro ukagabanuka, ariko kuri gaze ugomeza kwaka
kuri rwa rugero wari uriho, bikaba rero nabyo atari byo, ahubwo igihe utetse ugomba kuba hafi y'ibyo utetse ukabitunganya neza rwose mu rwego rwo kwirinda ibibazo bishobora guturuka mu kuyisiga yonyine yaka. Turageze ku isomo ku ikosa rero rya munani. Ku ikosa rya munani harimo gutereka ibintu hejuru y'ishyiga rya gaze. Gutereka hejuru ibintu ku ishyiga ni ikosa akenshi usanga abantu benshi duhuriyeho, aho usanga wenda ugiye gukaranga uteretseho amavuta hejuru y'ishyiga, ndetse bamwe bashobora gushyiraho icupa ry'umunyu. Ibi rero nabyo ni amakosa, cyangwa igikombe cyangwa ikindi kintu. Uretse kuba umuriro uturuka mu ishyiga rya gaze ushobora kuba watwika ibyo bintu wateretse hejuru y'ishyiga, nk'amavuta twumvishe ko mu byo twagarutse hejuru amavuta hari ubwoko bw'amavuta yaka, bikaba bishobora rero guteza ikibazo mu gihe urimo uteka, noneho ugateka gaze yawe wayiteretseho ibindi bintu bishobora kuba byatuma ayo mavuta agenda amenekaho inyuma gake gake, akazajya munsi ya gaze agatera ibibazo. Ibyo murabyibuka twabivuzeho hejuru. Ikindi nko guterekaho umunyu iyo uhuye n'icyuma ushobora guteza nawo ikibazo cyo gutoboka kw'icyo cyuma, bikaba byazana ndetse n'ingese. Wenda ufashe icyuma ukagishyiraho umunyu, uzabona ukuntu umunyu uko ugenda uyengeraho usa n'uzanaho utuntu tw'amazi uyengeraho muri make. Ibyo bikaba bishobora guteza ikibazo ishyiga ryawe. Ni byiza rero ko ishyiga rya gaze mu rwego rwo kurigirira n'isuku nta kintu kindi ugomba guterekaho hejuru keretse ibyo utetse. Turagaruka rero ku ikosa rya 9. Turimo dusatira umusozo wacu. Abantu bakunda gukora mu gihe batekesha cyangwa bakoresha gaze mu rugo, ikindi ni ukugenzuza leakage ya gaze umuriro. Kugenzuza leakage ya gaze umuriro, byagiye bigaragara yuko gaze hari igihe ishobora kugira leakage. Tufata urugero ku bantu bashobora kuba baba mu nzu zirimo imbeba ikaba ishobora kuguguna uriya mugozi uturukamo gaze, hanyuma hakaba habaho leakage cyangwa fuite cyangwa isohoka rya gaze isohokera ahantu hatabugenewe. Noneho umuntu akaba yafata nk'ikibiriti akarasa umwambi akagenda yegereza ku mugozi kugira ngo arebe ahantu hashobora wenda kuba haratobotse cyangwa se hasohokera gaze ku mugozi cyangwa ahandi hantu. Ibyo ni bibi cyane rwose ko bishobora kuguteza impanuka. Ahubwo igihe wenda urimo wumva ari umugozi cyangwa icupa gaze irimo isohoka, kuko gaze irimo isohoka itarimo yaka ikaba irimo isohokera ahandi hantu hatabugenewe, rwose gaze iranuka. Ushobora no kubyumva ukabinukirwa, kumva ko gaze irimo irasohoka. Mu rwego rwo kugenzura rero aho yaba irimo guca, ushobora kwifashisha urufuro rw'isabune aho gukoresha umuriro, cyangwa se byashoboka ukaba wakoresha urwo rufuro rw'isabune. Noneho ukaba ushobora gukora urwo rufuro rw'isabune, noneho ukagenda urusiga hamwe ukeka ko hashobora kuba hagize ikibazo ari ku mugozi cyangwa ku icupa. Ababonye aho bahoma amagare cyangwa amamoto, ubona uko bafata iriya chambre bakashyiraho utuzi inyuma cyangwa bakaba badushyiramo imbere bagira ngo bagenzure ahaba hari leakage y'umwuka. Ni kimwe n'ibyo rero mu cyimbo cyo gukoresha umuriro ugenzura leakage ya gas, ushobora gukoresha urufuro cyangwa ibindi bintu bisukika nk'amazi ariko udakoresheje umuriro.
ikosa rya 10 tugarukaho ni ukudaha ubwisanzure umugozi ucamo gaze. Kudaha ubwisanzure umugozi ucamo gaze, ibi bishobora guteza impanuka. Aha ndatanga nk'urugero kugira ngo bisobanuke neza. Igihe utekera wenda ku kameza cyangwa se ku meza, ukaba washyira icupa ryawe munsi y'imeza, noneho umugozi ugaca ahagana inyuma winjira mu ishyiga. Hari abantu rero usanga barafashe imeza bakayegereza urukuta, noneho ugasanga bafungishije imeza wa mugozi, umugozi kumwe uzamukira inyuma, noneho uruhande rumwe rw'imeza rwarawubyize ruwufatanya n'urukuta ku buryo nta bwisanzure uba ufite. Ibyo bikaba bishobora gutuma wa mugozi aho ucometse inyuma ku ishyiga ugenda usa n'uvunika buhoro 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 buhoro, noneho bikaba byazatuma habaho fuite ya gaze ishobora guhura n'umuriro igihe ucanye, noneho ukabona umuriro wakiye munsi y'ishyiga, bikaba byateza impanuka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu rwego rwo kwirinda ibyo ngibyo, umugozi wa gaze ugomba kugenda rwose nta kiwutega uhura nacyo, ukaba wisanzuye kandi ubona yuko utawuvunnye cyangwa se ngo ube wawuvunnye ku buryo gaze idacamo yisanzuye, ukaba ugenda rwose neza nk'uko bikwiriye. Bakunzi ba Ingando Online, ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira. Tuboneho n'umwanya wo kubasaba gukora subscribe, gusangiza iki kiganiro abandi, no kuduha like cyangwa igitekerezo. Kandi mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook